turahita dufata za nyama zacu, zimwe za nyama zacu nyine ziseye twaberetse. Bismillah, tuzishyiremo ahangaha, ukagenda uvanga. Mu muryango abantu bagomba kwiga ibintu byinshi cyane, bagahugurana ku bintu byinshi cyane, inama zitandukanye. Abantu bagomba kurimba mu mutwe, ku mubiri, mu nda, ndetse no ubuzima bwose bukagenda neza. Rero uyu munsi tugiye gutangira tubatekera cyangwa se tubigisha uburyo mugomba kugira gute kujya muteka makaroni iryoshye. Abantu batakunda makaroni, ujye wumva abantu benshi bavuga ngo njye sinkunda makaroni. Ni ukuri ndabarahiriye, iyi makaroni tugiye guteka buri muntu wese yakunda kuyirya. Tubaha ikaze bakunzi ba Umurimbo TV, turabasuje cyane aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'isi, mu Rwanda, ahantu hose muherereye mukaba mudukurikira umunsi ku wundi. Bakunzi bacu mva natwe turabakunda muri hano, tubahaye karibu rero, karibu. Murabona ko uyu munsi twahinduye location. Ni ukuvuga ngo mu minsi ishize mike twababwiye yuko tugiye kongera gusubukura ya gahunda yo kwigana guteka, kubera yuko tugomba kwiga ibintu byinshi bitandukanye byose bidufasha kubaka neza umuryango. Muri ibyo ngibyo rero harimo no kumenya guteka neza, abakobwa beza, umugore wamenye guteka neza akagabura neza, umva ibibazo biragabanyuka mu rugo. Hanyuma rero nk'ibisanzwe ngiye kubabwira ikintu tugiye guteka. Tugiye guteka ikiribwa cyitwa makaroni, sibyo? Abantu benshi ntabwo bakunda makaroni, nanjye ntabwo nazikundaga, ntababeshye pe. Ariko izi makaroni tugiye guteka uyu munsi, ni ukuri kw'Imana, niyo umugabo yakwigira akaraha akajya he, akaguta, akakwanga, akagira gute, waramugaburiye zino makaroni yajya gukumbura buri munsi, nta nubwo yaguta ngo bimukundire, kubera yuko byagorana kereka uwo yaba asanze nimba nawe yarakurikiye Umurimbo TV akaba amaze kumenya guteka makaroni nk'uyu munsi. Tugiye guteka makaroni rero, impamvu mubona ko nazikuye muri pake yazo ni uko nashakaga kutagira ngo hari ukuntu tujye twigisha nk'ibintu umuntu akakubwira ngo, cyangwa se mu mutwe wakishiramo ngo ninkoresha zino makaroni ngo bigishije ngo nibwo biri buryohe. Oya, makaroni iyo ari yo yose wabona wakoresha upfa kuyiteka muri ubu buryo tugiye kubereka. Ukeneye nyine, dufite izi makaroni zacu, hanyuma tugaba dufite izi inyama ziseye, sibyo, cyangwa se viande hashi. Tukaba dufite iki gitunguru kimwe, mfite ikimamiyo cyo nagitangiranye, hano harimo umunyu mukeya, mfite ibirungo hano byose nintangira kubishyiramo ndababwira ukuntu bimeze cyangwa se ukuntu byitwa. Ahangaha harimo amavuta, aya ngaya ntabwo ariyo ugomba gutekesha, amavuta yose watekesha nta kibazo. Hanyuma rero mfite iyi safuriya yacu turi bwifashishe, ariko turifashisha isafuriya ebyiri. Hari n'iyi ngiyi wayita n'ipanu, nta kibazo, yo gutekeraho. Hanyuma rero tukaba dufite izi karoti, hano hariho tungurusumu nasekuye, hariho magi ebyiri, hariho agasenda, hanyuma hariho n'udusereri dutotoye tumeze muri ubu buryo nyine nk'uko muri kubibona. Hanyuma turagenda tubibereka neza. Ubwo rero ikintu tugiye gukora ni ugutegura makaroni ziryoshye. Ndababwiye ngo umva muzaziteke, ngewe nzi ko muzambwira, muzaryoherwa cyane niba utararya izi makaroni. Reka mberurire, zitwa makaroni bolognese. Makaroni bolognese hari abantu benshi bazikunda, bazumva nkaho umuntu atazitekera mu rugo. Ni ibintu byoroshye cyane kandi bidahenze, bihendutse. Ikindi mu mahoteli cyangwa se ahantu hatandukanye zigura amafaranga, zirahenda pe. Urumva ipura ya makaroni bolognese zirahenda cyane. Rero aho kugira ngo zijye ziguhenda cyangwa ufate urugendo ujya mu maresitora kuziryayo, ujye uzirya sometime wapanze gusohoka, ariko igihe utapanze gusohoka uziteke iwawe mu rugo. Hanyuma rero nicyo kintu tugiye gutangirana. Karibu cyane, nizere yuko mutazantenguha mwa bakobwa mwe. Umukobwa mu bintu bimuranga harimo no kumenya guteka neza, umugore guteka neza biri mu bintu by'ingenzi, kumenya igikoni. Ubu rero ni umufiririzo, tujya kujya duteka ibintu byinshi bitandukanye, ibyo utaruzi byose uzabimenyera ahangaha. Turatangirana n'isafuriya yacu rero, hanyuma dushyiremo amazi. Kuvuga ngo kano kabido mwese murakazi kagira litiro 5. Ni kuvuga ngo hano kizemo litiro 2 n'igice, n'ahangaha hasigayemo litiro 2 n'igice. Reka tuyapfundikire nyine. Iri ziko riri kwaka, ntimubone mutabona umuriro ngo muzawumbaze, ndabazi. Ngiye gukurikizaho gukata za karoti zanjye. Izi karoti zacu tugiye kuzikata mu buryo dukata utukaroti duto nyine dukoresheje iyi forume ya gutya.
hanyuma rero tugiye gukurikizaho aha tumaze gushyiramo zino karoti turongera tugapfundikira tugategereza iminota 5. Bakunzi b'Umurimbo TV rero igihe za karoti zacu twazishyizeho muri ya mazi yacu dutetse mu isafuriya yacu dutegereje ko zitogota cyangwa se zibira mu minota 5, aha ngaha tuhita dukurikizaho gukata kino gitunguru cyacu. Turakomeza igikorwa rero cyacu mu gihe dutegereje ko za karoti zacu zimara ya minota 5 twavuze kugira ngo zibire. Turahita dukomerezaho dukoreshe n'iyi safuriya nababwiye. Hanyuma rero turafata ino pano yacu cyangwa se ino safuriya dushyiremo amavuta makeya. Amavuta urareka agashya neza kandi ntashye nyine ngo abe kwa kundi tujya tuvuga ngo yabaye ikambiri. Yabaye ikambiri ni amavuta yahiyaga agacemuka cyane atera mu nda. Hano amavuta yacu abahiye neza rero ugahita ushyiramo bya bitunguru byawe. Mu bintu bikwereka ko amavuta ahiye atangira guhita aba nk'amazi, si ngombwa yuko acumba. Hanyuma rero murabona ko igitunguru iyo kigeze aha ngaha kiba kimaze gushya cyakubiswe n'umwuka neza ariko kitarashirira. Nk'uko mubibona nyine gisa nkaho cyenda guhindura irangi, ariko ntabwo ari byiza ko ureka ngo gihindure irangi iyo uri guteka bino biryo. Ya tungurusumu yacu nkeya nababwiye dufite tuyongeremo. Turahita dufata za nyama zacu, zimwe za nyama zacu nyine ziseye twaberetse. Bismillah, tuzishyiremo aha ngaha ukagenda uvanga, uragaragura ugapfundikira. Za karoti zacu nazo aha ngaha zatangiye kubira, sibyo? Ntabwo ari ngombwa ngo ureke zibira umwanya munini. Icyo rero uhita ukora zino karoti zimaze kubira, hano murabona ko hano turi mu kino kirungo kirimo hano ni icupa rya citro cyangwa se mayonnaise ya citro. Hanyuma rero ufata hano harimo turmeric cyangwa se turmeric cyangwa se amanjano, sibyo? Cya kirungo cyiza cyane kandi cy'umuti kivura indwara nyinshi zitandukanye cyiza ku buzima. Hanyuma murakibona iki ngiki turmeric abantu benshi mumaze kuyimenya. Ufata gakeya hano rero ukakashyiramo aha ngaha muri za karoti zacu, sibyo? Irakora cyane, byiza ushyiramo nkeya iyo udakunda nyinshi. Ngahita mfata umunyu mukeya nawo nkawongeramo. Makaroni aha ngaha rero niho ruzingiye. Ngewe ku giti cyanjye nkunda makaroni nzikasemo 2 gusa. Ndazikatamo kangahe? 3 kubera ko umugabo wanjye nibyo akunda. Bismillah. Hanyuma rero kiremo aha ngaha. Makaroni ushyiramo amazi menshi kugira ngo uretse ndaza kubereka impamvu ushyiramo amazi menshi. Hanyuma twongere twipfundikirire za makaroni zacu. Urabona ko turi gutekera icyarimwe kuri za nyama zacu. Urabona ko ziri kubira neza. Hano ziba zimaze gufata irangi neza, ariko zigikeneye nyine kugira gute gushya, kongera ugapfundikira ukituriza. Ngira ngo murabibona ko izi nyama zacu hano ziba zitangiye gukamuka. Kongeramo umunyu. Hanyuma izi makaroni zacu nazo urabona ko ziri kubira neza. Iyo ziri kubira cyane burya igihe cyose iyo ibiryo bitangiye kubira ugasanga birimo kurenga umufuniko, icyo ukora wegezayo umufuniko gato cyangwa se byanashoboka ugapfunduraho gato mu gihe bikiri kugira ubukana bwo gutogota cyane gutyo. Ariko hano ngereka negezeyo gutya gusa. Hano muri izi nyama zacu tumaze gushyiramo umunyu, turongeramo utuzi duke. Viande hashi zacu cyangwa se za nyama zacu ziseye, murabibona ukuntu ibintu hano byifashe. Inyama ziseye kubera yuko ziba ziseye nyine tuba ari duto duto no gushya zishya vuba cyane, sibyo? Hano rero aha tukaba dufite ka black pepper, niko ngiye kongeramo hano gakeya, cyangwa se ka piripirimanga
gakeya kabisa. Iyo ushyizemo nyinshi birapfa kuko irakara cyane murabizi, ariko ni ikirungo cyiza ndakibatuye kandi nacyo ni n'umuti ukomeye. Hanyuma nshyizemo gakeya, mfite hano ka pilau masala gakeya kabisa, nako ukongeramo ka pilau masala gake cyane, ugahita uvanga. Dufite za sereri zacu zitotoye gutya nababwiye kare, rero uhita uzifata nazo ukazishyiramo ibintu bigeze ahangaha, nazo ukazivangiramo. Ukizaho gushyiramo sorwatomu, aka niko nabashije kubona mu buryo busanzwe. Wow, urabona ko bisa neza, bise bihindura isura. Urabona ko twari tumaze gushyiramo ka gasorwatomu kacu, urabona ko bimeze neza, nako kamaze gushya. Biba byiza nyine ko ureka isorwatomu nayo igashya neza n'ibiryo bikivanga. Buriya ibiryo bihiye neza bigira n'uburyohe. Ndafata akamagi kamwe ngashiremo, ku bantu bakunda amagi cyangwa se utayikunda nabwo wayihorera nta kibazo, ariko amagi ni akarungo keza kandi kadateye ikibazo. Hanyuma mvange, murabona ko ahantu bigeze. Izi nyama rero ushobora kuzifata nk'uku nguku ukazishyira no mu mugati kuko zahiye. Wow, zirahumura neza, ndahamya ko zinaryoshye nubwo nsibye, ariko mba mbizi. Za makaroni zacu nazo dore ngizi ahangaha, mba nagabanyije umuriro nkazigumishaho zikabanza zigashya. Urabona ko y'amazi ngaya yamanutse, hasigaye makaroni ziri kugaragara uku nguku. Na za karoti zacu ngira ngo hari muri kuzibona. Iyo bimaze kugenda gutya rero, bimaze kugera ahangaha, makaroni ziba zenda gushya zibura gatoya gusa kandi ko guhwana, kandi zikirimo ano mazi gutya zitaranakama neza. Uhita ugira gute rero sasa, aho tugeze ahangaha gutya, dufata ahangaha ukaza ukagira utya. Iyo bigeze ahangaha ntabwo wongera noneho gupfundikira, reka nongeremo n'akandi kamagi. Wow, iyo bigeze aha uhita ugabanyamo umuriro. Hanyuma rero ka gasenda kacu twavuze tukagashyiramo ahangaha. Kano gasenda ni ikirungo, kandi ikindi ku bantu bakunda n'agasenda baza kukarya kakabaryohera, ubundi tukabyihorera gutya ku kariro gake cyane. Ibiryo biba bihumura biryoshye, byahiye neza. Murabibona ko byahiye neza, bimeze neza. Ibintu by'amadekorasiyo menshi, kereka wenda nko hehera mu mahoteli baba bari kugira ngo badukorere tuzagaruke, cyangwa se abageni nibo bajya muri za dekorasiyo nyinshi cyane. Ariko ubu ngubu ibiryo bihiye neza, birimo ibirungo bikoze neza, ubundi nta kindi, murarya mukishima, ibintu bikagenda neza. Gusa hari ikindi kintu nibagiye kubabwira, na poivro nibagiye kuzibabwira. Poivro uzishyiramo iyo uzifite, ariko njye natangiye isomo. Izi poivro ntabwo ninagize amahirwe yo kuba nzifite, kandi ntabwo byari kumbuza gukora isomo. Ngira ngo ahari murabibonye, murabisobanukiwe. Ibi ni ibiryo byiza, ibi ni ibiryo ushobora gutekera inshuti zawe mu minota mikeya. Ibi biryo nibura mu minota 30 ni ibiryo biba bihiye bigihariye. Oya da 45 bihiye neza bigiye hariya. Hanyuma rero ukenjoyinga n'inshuti zawe. Ibi ngibi ushobora no kubyitekera uri umusibateri, tuvuga uri umukobwa, uri umusore. Ibi ni ibintu byoroshye, mwabibonye uko bimeze. Hanyuma rero kandi mukarya mukaryoherwa. Ahangaha biba byoroshye cyane. Iyo hashize akanya rero, impamvu nababwiye yuko makaroni atari byiza kuzumagaza, iyo hashize akanya, ubundi nk'ubu ngubu mu kanya nizimara kugabanyukamo umwuka, aya mazi yose murayareba muyabure. Bituma nyine ziguma zoroshye neza, akajyamo nyine warya ukumva biroroshye, ku buryo niyo utakenera isosi nk'ibi ngibi ntabwo uba ukeneye isosi, kubera ko ibi biba bisa nkaho byose bitekanye. Hanyuma hasigaye mukirira mukenjoyinga, mwabirisha amakanya, mwabirisha iki, makaroni burazi mu biryo bitanga ikizami mu byerekeye no kubirya, ariko ni ibiryo biryoha cyane kandi byuje vitamine. Hanyuma rero ahasigaye ni ahanyu, muzajya mubiteka. Ikindi ushobora kureba ugasanga n'akasema like
karoti nini, wowe wakata urugero ushaka, nazo ziba zahiye neza murazibona zahuye, hanyuma mukarya mukenjoyinga kandi ibiryo byiza byuje iki? Vitamine zitandukanye. Naho ubutaha mu biganiro by'ubutaha, hanyuma nimba hari ikindi kintu wifuza ko twazagutekera cyangwa se twazakwigisha guteka muri comment karibu, hanyuma udusobanurire cyangwa se utubwire uti ndifuza ko tuzateka na kino kugira ngo umenye ukuntu gitekwa mu buryo busanzwe bwiza kandi butarimo ibintu byo kubeshyabeshya. Ndabakunda cyane, mbifuriza kubaka ingo zikomeye, zirimo umugisha, zirimo amahoro, zirimo ituze, zirimo kubaha no kubahana. Hanyuma rero kandi Imana ijye ibaha umugisha mu rubyaro, ibahe impuhwe n'imbabazi mu mitima yanyu, mugirirane impuhwe, mugirane urukundo rwinshi, hanyuma ngaho mutere imbere. Rero tuzasubira mu biganiro by'ubutaha. Ndabakunda, bye.